gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twari twasize Joram arimo aganira na Kiara, aha yararimo amusaba ko yamuha amahirwe bakaba bari kumwe. Aha yararimo yicuza kuba yarabanye na Sky. Ese ubundi kukwicuza kwa Joram gufite ishingiro? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyere kuri aba ngaba bombi babiri. Kiara yitegereza Joram ahubwo ati Joram, ndagukunda pe n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose. Uruwo ndeba nkanezerwa, uruwo nasengaga nsaba Imana ko wazaba uwanjye ubuziraherezo. Uru rukundo nasengeraga buri munsi, wanzaniraga kumwenyura bya buri saha ndetse na buri segonda. Na rimwe nigeze ndera njyenyine uhari. Wampaye impamvu zo kugukunda no kurinda urukundo ngukunda. Umutima wanjye wagukunze na mbere yuko mbimenya, kuko hari icyo wari warakubonyemo. Wari ibyishimo byanjye, wari ibyiringiro byanjye, wari ahazaza hanjye. Wari umeze nka mira nareberagamo buri kimwe cyose. Iyo nakurebaga iteka naribonaga, nkabona umuryango mugari, nkabona twuzukuruje, nkabona tubyiruye. Numvaga inkuru yanjye nawe y'urukundo izasiga umugani, ariko byari inzozi. Narindi mu ndota kandi still n'ubu ndacyarota. Erega si uko ntakigukunda, si nuko ntagushaka. Umutima umwe urambwira ngo mbyemere, ariko undi ukanyibutsa ko naba mpemutse. Reka ngire ikintu mubwira Joram. Ndi kwishyira mu mwanya wa Sky, ngatekereza nkavuga nti ese ari njye twabanye, ukaba uri gusanga Sky umubwira ngo mube muri kumwe, ufite umugambi wo kuntu ukagenda, ntabyakira gute? Joram wikikunda, uri gutekereza ku rukundo ukunda Kiara, ariko ukirengagiza urukundo Sky agukunda. Ntekereza ko we yabanye nawe kuko yagukundaga. Ndabeshya se? Joram ati oya, ntabwo ubeshya, Sky yarankunda birenze nuko mbizi. Kiara ati none gute wasiga umugore ugukunda, umugore wakemera gutanga buri kimwe, umugore wakemera guhara buri kimwe, wemeye gusiga byose akareka byose akaza gusanga, akaza ntacyo agukurikiyeho, just gusa gushaka urukundo. Ahari wasanga nagukunda kundusha. Joram ati ho yagezeho. Ndabizi ko ndi gukora amakosa, ndanabizi ko ndi no guhubuka, ndanabizi ko naba mpemutse, ariko se uragira ngo nkore iki? Nkore iki koko Kiara? Koko kwibagirwa no kukureka byananiye. Ndaryama mu ntekerezo zanjye akaba ari wowe gusa. Umugore wanjye aryamye iruhande rwanjye, aho kumubona nka Sky nkabona ni wowe undyamye iruhande. Aransekera kugira ngo mbone ko ari Sky, ahubwo nkabona ni wowe uri kumwenyurira. Arampamagara kugira ngo numve ijwi rye, ahubwo nkumva iryawe. Naragusariye wa mukobwa we.
umenya ngiye gusara kuki ntakurikije umutima nama wanjye byose ngo nabikoranye uburakari ngahari nari ndimo guhima nafashe icyemezo mpubutse ariko ndi kucyicuza kera ati none se Joram uragira ngo nkore iki koko Joram ati basi mu mwana azajya aba ikiraro kizajya gihora kiduhuza iteka kera ati ibyo ntabwo byashoboka ntabwo nakubyarira tutazabana Joram atari kamambere wari wanyemereye kumbyarira kandi wemeye ko tutazabana kera ati hari kera burya si buno bebe ese ubu byazavugwa hehe ko wabibyaranye na ex wawe ufite umugore Joram wikikunda ikintu kitwica muri ubu buzima rimwe na rimwe turikunda tukirebaho ubwacu tukitekerezaho ubwacu ariko ntidutekereze ngo ese ikintu tugiye gukora hari uwo kiri bwafekite ese hari uwo kiri bwangiriza amarangamutima Joram mbabarira ntagikuraho uburibwe nikosa uba wakoze kabone niyo kano kanya wabikora ukazagenda ukabwira umugore wawe ngo mbabarira bwari ubutamenya nangwa se naguye mu mutego wenda wa Kiara ni kuko twakundanye ndabizi nibwo busobanuro wamuhereza niyo yakubabarira ariko imbabazi yaguhereza ntabwo zikuraho uburibwe waba waramuteje nta nubwo zikuraho igikomere aba afite ndagira ngo umbwire ngo hari ibikomere bidakizwa no gusaba imbabazi witonde rero utazagira bimwe utera mu bukunda mu bagukunda no mu muryango wawe ese uwo wazongera kurebana na sobukwe na nyokobukwe mu maso mama wawe se we yakubona ati umugore wawe se umwana nazabyara se wazakura abana na nyina atabana na se hanyuma se abana wazabyara bakamenya ko bafite umuvandimwe ariko batava indimi bahuje data ariko badahuje mama mbere yo kwikunda jya ubanza utekereze kuri uwo mwana utekereze no ku hazaza h'umuryango wawe n'ibikomere abantu bazagira ku bw'ikosa rimwe ryonyine wakoze kubera ko wikunze ndagukunda ariko nta kintu n'ikindi na kimwe nshobora kwemera ndagukunda ariko sinakubera umugore ndagukunda ariko sinaryamana nawe yewe sinanakubyarira hari nzakomeza kugukunda ntari kumwe nawe kandi ibyo ntacyo bitwaye si ngombwa ko nawe nkunda si na ngombwa yuko byitwa ko dukundana icyo nzi ni uko ngukunda kandi ibyo birahagije maybe ahari nanjye igihe kizagera Imana inzanire uzaza ari nk'umumararungu kandi ari umuhoza azaza ari umuhoza wa Ayla Kiara azaza ari icyomoro cya Kiara azanzanira umutuzo n'amahoro wenda azanzanira ibyishimo ariko kano kanya ntabwo nshaka gushakira ibyishimo mu kababaro k'undi muntu oya I'm so sorry kandi ntunyumve nabi ikindi reka ntituzongere kuvugana ntituzongere no guhura nibwo buryo bwiza buzagufasha kunyibagirwa no kutongera kuntekereza ikindi nama nakugira kunda umugore wawe ufokasinge ku hazaza hawe n'umuryango wawe Ayla Kiara umufate nk'utakiriho ufate nk'uwapfuye kuko Ayla Kiara wakunze ntabwo ari we uri kubona imbere yawe hano uwo ntakiriho ntakibaho Kiara Ayla akahaguruka akanigendera agasiga Joram aho ngaho ariko akagenda ababaye afite umubabaro mwinshi mu
umutima avuga ati mana ntabwo nshaka guhemuka nk'uko nabivuze sinshaka gushakira ibyishimo mu kababaro k'undi muntu nibyo nakifuje kuba ndi kumwe na Jordan ariko se Sky yababaye uwandi naba ngiye kuba nk'igikuta kigiye hagati y'abantu babiri mana wahuje warabyemeye baraba umwe yari umugisha wundi gute njye naba ngiye kuza nk'umuvumo hagati yabo uwo nakabe Kiara nakabe njyewe ntazigera aba nanjye Jordan umbabarire ndagukunda ariko umbabarire reka hari njye kure yawe bishoboka nk'uko nari nabigusezeranyije hari uzanyibagirwa Jordan nawe aho aba yicaye asigara yivugisha avuga ati Kiara hari amarangamutima atajya apfa gupfa ndabizi narahubutse ndanabizi nafashe icyemezo nzicuza ubuzima bwanjye bwose ibi ni isomo rikomeye mu buzima ntabwo ibi byakagombye kuba byarabaye akiri aho witwa Victor azamusanga akamubaza ati none se mwanzuye ikira turamatara amakaniye amuri inzira ku murima Victor ariko nari nabikubwiye ntabwo Ayira yabyemera Ayira ni umukobwa w'umuhanga kabiri ni umunyabwenge gatatu ni umukobwa mwiza nubwo Sky ari mwiza ariko urabizi neza ko nta n'ahantu ahuriye na Kiara ni mwiza wenda ikintu Sky arusha Kiara Sky nyine ni igisore Kiara nyine ni muto ariko nanone taye ntakitwara mwiza kuri face ho ntabwo Sky yakurikira agize amahitamo mabi y'umuvandimwe wanjye reka tuganire nk'abavandimwe muri ubu buzima hari igihe twibeshye ukumva ko niba utandukanye n'uwo wakundaga igisubizo cya hafi kugira ngo umwereke ko ubuzima bwawe bushaka kuba bwiza kugira ngo umwereke ko nyine uri umuntu urenze ibintu byakubera byiza ufite abandi bantu bagukunda ugafata icyemezo cyo kuba abana n'undi muntu muhuye mugahuza within 2 months mugahera ko mukora marriage wedding yanyu abantu barayitaha tukabashagara tukarya tukaba ariko buriya nyuma iyo bisigaye byagucanze rubanda turaguseka iyo urugo rukunaniye ntabwo twibuka ko twaje tukanywa izo soda tukarya izo nyama n'izo chips nta nubwo twibuka ko twakase nyine umuziki nyine tukarya dance ibyo ntabwo tubyitaho ahubwo tukuryanira inzara chance ufite nuko ibyo byose bizwi n'abavandimwe bawe mama ukubyara ntabwo abizi sobukwe na nyoko bukwe ntabyo bazi umugore wawe nawe ntabyo aramenya ariko arabikeka kuko rega ntabwo umwishimiye iminsi yashize nigeze gusanga yiherereye ari kurira amubaza Sky baye iki ariyumanganya yigira nkaho nta cyabaye ariko ibyo yari kuvuga byose narabyumvaga yari arimo yibaza avuga ati umugabo wanjye niki cyabaye ese nakoze ikosa ryo kubana nawe kuki nabyishimo mbona mbere nyuma yuko mbanye nawe arabibona rega ko usa naho ugikunda Sky arabibona ko usa naho ugikunda Kiara umugore wa Sky byose arabibona nta kintu n'ikindi kimwe atabona rega nutabona arakabaka uriya mu buzima hari ukuntu uba usanga umuntu afite umuntu akunda akarenga akabana na wa wundi adakunda iyo amaze gukora rero iyo mistake nibwo yibuka ko yakoze mistake itabona ubu nawe nibwo uri kujya wakibuka ko wakoze mistake imwe iteye ubwoba
mwana wa mama rero twarakuburiye turakubuza wanga kumva njye mpamvu nari nakuretse ngo uhure na Ayla nuko nari nzi ko atari bubyemere ariko iga gukunda umugore wawe ndabizi bizakugora biranagoye ariko byaba ari ubugwari erega abantu bose kuri iyi si ntabwo ariko babana nabo bakunda kandi barenza hari abagore babana n'abagabo badakunda hari abagabo babana n'abagore badakunda hari n'ababana noneho bose nta n'umwe ukunda undi hari n'ababana bakunda ibyo byose rero Imana iba yabyemeye uba ugomba kubana nabyo aba ari umusaraba wawe amakosa yawe rero wituma Sky aba victime yawe kuko ntabwo ari wowe watumye ufata iki cyemezo ni wowe wamuprovotse uramubwira ngo naze mukora ubukwe yari yarakwiyoreye umwana nabisoje rero emera uhure n'ingaruka z'amakosa yawe yo guhubuka Dramati basi kunda Kiara ntihazagire undi musore umutwara byanezeza aramutse nabura abaye umukazana w'umuryango Victor atari kuri umusazi ubu urabona Kiara yanyemera kwe uziko niyo nafata ibyo nunze byose nkabimuhereza niyo nasenga amavaga kutukagamera nk'ayihene nangwa nkurira imisozi n'ubuvumo bwose bo butari bwose nkabugenda ntago Kiara yankunda twazashwana njye nawe kuko icyambere Kiara aragukunda nawe uramukunda najya ngusanga iwanjye tukarwana ibyo rero ntago mbishaka ikindi ni umukobwa mwiza ntago ndi kuri level ye ibirenze kuri ibyo ngiye mfite I have my own girlfriend ndamukunda nawe arankunda rero ntago byava keretse ubwire Albert cyo cyanabyemera mbona gifite ukuntu kimureba Dramati byiwarire ntago Albert yabyemera ati ngaho nyine rero komeza ubane no kwicuza kwawe ahubwo usenga usaba Imana iguhe imbaraga n'umurava zo gukunda umucyara wawe ko nta yindi choice ufite amasaha aragenda akicuma Joram arataha agera mu rugo agasanga Sky yaramutegereje ubona mu maso ya Sky harimo agahinda yegera Joram akambwira ati Joram ikintu wumva ushaka kumbwira Joram ati hoya Sky ati ko mbona wagira ngo hari ikintu ushaka kumbwira wambwiye ko nguteze amatwi ko ndi hano kukumva ati surajya nkubwira iki bebe wanjye Sky ati njye mfite ikintu nshaka kukubwira Dramati nguteze yombi umugore mwiza ndati twakicara Dramati nta kibazo era ko bicara amufata mu biganza akambwira ati Joram uhereye mu buto bwanjye nakunze umuntu umwe ari wowe ntabwo najyaga nibona ndi mu maboko y'undi mugabo utari wowe ndabyibuka umbwira ko ufite undi muntu ukunda akwemerera ko ntacyo bintwaye byarambabaje pe numva ncitse intege numva ibintu byose nta kintu bigisobanuye kuri njye numva mfite umubabaro numva ndatengushwe numva ndakurakariye ariko nasenze isengesho rimwe ryonyine ndavuga nti Imana
uyu musore ndamukunda n'umutima wanjye wose. Bwari mwuzamo ikintu kimwe cyonyine nkunda mu buzima. Mu migisha yose wambariye no mu yo wanyandikiye, basi uzafatemo umwe usibe, ariko uza mu rukundo rw'ubuzima. Icyo gihe nabwiye Imana nti niyo wanyima ibindi byishimo, ariko nabura uzamo ibyishimo byo kubana n'uwo nkunda. Numvaga niyo nabura byose nari ntunze nangwa se mfite, ariko ngo ufite iruhande rwanjye bwabyara amahoro. Umunsi njye nawe twakorezeho ubukwe wari umunsi w'amateka mu buzima bwacu. Ni umunsi ntekerezaho nkarira, nkavuga ntahari zari inzozi. N'ubu hari igihe mba numva nsa naho ndi mu nzozi, ariko nkavuga niba ari n'inzozi, Mana uzandinde gukanguka, nzakomeze nsinzire nibereyo. Umutima wanjye waranezerewe pe, ariko Joram, ntabwo nzi ikintu kiri kujya mbere mu mutima wawe. Mba mbona utakinyishimiye. Ibintu byose ukora mba mbona pretending, haba mu kunyitaho, ikintu cyose uba usa n'uri gupretending. Uryama wimyoza, ukaryamana ikiniga witsa imitima. Niki kitari kugenda neza mu buzima bwawe? Ese basi urankunda? Niba unkunda se, kuki utanyizera ngo umbwire ikiri kujya mbere? Joram, my husband, my love, my all, my happiness, my man. Niki kitagenda neza? Ese ni iki cyabaye? Hari aho naba naragukosereje se nabura? Akaba ariyo mpamvu uri kwitwara gutya? Joram abura icyo avuga, ahubwo agahinda kakamwica. Areba umugore we mu maso, akamubwira ati Sky, my wife, my one and only. You are the love of mine. You are the love of my life. Forever and ever. Ibyo narabirahiriye kandi narabisinyiye. Kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye, by'iteka ryose, by'iteka n'iteka. Uri uw'Imana yandemeye. Uri umugisha ntatekerezaga ko nzigera ngira. Uri ibyishimo byaje binsanga, ariko mbabazwa nuko ibyo byishimo ntajya mbyakira uko biri. Uri umunezero Imana yampaye, ariko uwo munezero ntabwo nabura mbasha kuwutunga ku kigero nakabaye nkutungamo. Uru rukundo Imana yanzaniye, ariko mbabazwa nuko ntabasha kuruhereza agaciro
arukwiriye. Ndabizi ko nkunda, ndanabizi ko wakora buri kimwe cyose kubera njye, ndanabizi ko wananyitangira, ariko njyewe ndi ikigwari. Ubundi ni gute wisanze ukunda umusore nka Joram wikunda, umusore wirebaho, umusore ukurura yishyira, ubundi kuki ari njye wahisemo? Sky terega nuko ngukunda, ngukunda n'ibyawe byose n'amafuti yawe yose, ibyiza byawe n'ibibi byawe byose ndabyemera. Niba kugukunda ari icyaha, nzemera ko umunyabyaha burundu. Niba no kugukunda babihanira, igifungo cya burundu nacyemera, kuko umutima wanjye ntabwo wakurekura byoroshye. Ndagukunda Joram, Joram ati Sky intera agahinda. Ubura umugore wanjye, byemewe n'Imana n'amategeko, ariko se gute ntabasha kuguhereza urukundo nakabaye nguhereza? Sky ukwiye ibirenze, ukwiye umugabo ugukunda, wa wundi uhora ukubwira ko agukunda, akakwibutsa yuko uri urukundo rw'ubuzima, akakwibutsa yuko uri Imana ikomeye mu buzima bwe, akakubwira uburyo uri mwiza. Agahora akubwira akagukunda, ariko njye ibyo byose ntabwo mbikora, ko mu mutwe wanjye hibereyemo ibindi. Mbabarire ku bwa buri kimwe. Sky ati ndabizi, ndabizi ko kimukunda, kuko rimwe na rimwe niyo turyamye hari igihe numva umuhamagara, ariko nkigira nkaho nabyumvise, ariko ntugire ikibazo. Ndabyumva, hari mufitanye amateka akomeye, ahari koko waramukundaga, bwari mu Imana izamo amahirwe yo gukundwa nk'uko nawe yigeze yakundwa. Niba koko Imana y'abakunda nibaho, izangenderera nanjye igikundiro, nabura numva ko gukunda no gukundwa bimera. Joram ati mugore mwiza, uri umugore w'igitangaza, uratangaje pe, ariko basi ndatekereza nanjye ngukunda. Gusa hari ikintu nshaka kugusaba, ntuzarambirwe kuntegereza, ntuzarambirwe kwizera ko nzageraho nanjye nkagukunda, yewe nkanibagirwa Kiara. Reka noneho nkubera umunyakuri, ndeke guca ku ruhande, kuko ndabizi ko gukomeza kubiguhisha ari byo bibi kurushaho. Ese basi uzemera kuntegereza? Ntabwo uzagera aho ngaho uhindura intekerezo. Sky ati none se Joram, nigendere nzagutegereze, numara kumva uri kunkunda uzaze kunshaka, nangwa nkuguma iruhande, ariko njye mfite amahitamo amwe yonyine.
mahitamo mfite se uraza kwiyemera no kuyizera tubikore mu buryo bwacu nta muntu wo mu muryango ubizi aba ari amahitamo yanjye nawe. Joram, wareka nkisubirira hanze ukabanza ukishakamo urukundo rwo kunkunda wamara kunkunda ukazambwira nkagaruka imiryango tuzayisha ikijya mbere. Urabyumva ute Joram? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubu busabe bwa Sky buraza kwemerwa? Ubundi se nibwemerwa araba ari wo muti? Ubundi se najya kure ya Joram aho nibwo azamukunda ngo nibwo aribwo nangwa nibwo azaba agiye kure y'urukundo rwe byiteka. Ese twibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa igikomere. Igikomere gikomeje kuba igikomere. Aha, ibitekerezo byanyu ni ingenzi ngo tuze guhurira muri comment mumbwira uko mubyumva.